Reka twongere dushime Imana ku bw'amahirwe yaduhaye yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko. Ariko iki cyumweru dufite insanganyamatsiko igira iti: kwigisha abigishwa umugabane wa mbere. Icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 8 umurongo wa 34. Haranditse ngo: ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati: umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Aya niyo magambo Kristo ubwo yigishaga abigishwa be abagaragariza uburyo kumukurikira bitoroshye. Rero gukurikira Kristo bisaba kwiyanga ukikorera umusaraba wawe maze ugakurikira Kristo. Kuri wa gatanu rero dufite umutwe w'icyigisho ugira uti: umuntu muzima muri Gehinomu. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuturinda ukabana natwe, tukaba tugiye kwigana ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, utwiyoborere. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka turebere hamwe isomo riboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 9 umurongo wa 42 tugeze ku murongo wa 50. Turambure Bibiliya zacu dusome. Mariko igice cya 9 umurongo wa 42 tugeze ku murongo wa 50. Umutwe w'amagambo uravuga ngo: ahana abagusha abandi. Umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Ukuboko kwawe nikugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro utazima. N'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore. Ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Nshuti mukundwa, umuntu w'Imana akwiye kurangwa no gukora ibinezeza Kristo. Akwiye kurangwa no gukora ibikwiriye byatuma umuntu ahabwa ubugingo buhoraho. Icyaducumuza cyose tugiye kwitandukanya nacyo. Tukwiriye kubera abantu umunyu, kuko umunyu niwo uryoshya ibiryo, kandi ibiryo bidafite umunyu nta buryo biba bifite. Rero abantu b'Imana rero tukwiye kubana amahoro, niko Kristo yakomeje yigisha abwira abigishwa be. Mbese nshuti mukundwa, ni iki gihuza inyigisho za Yesu n'uyu murongo? Ku ikubitiro iryo somo risa naho ari ihuriro ry'inyigisho za Yesu zihurijwe hamwe mu buryo budafite injyana cyangwa impamvu.
Nyamara iyo usesenguye neza ubona uburyo buri nyigisho yose yageze ku ntego yayo iba ifite icyita rusange kiyihuza n'iyakibanjirije. Isomo ryibanda ku bintu bitatu by'ingenzi bituma ibwirizwa rigera ku ntego ryayo: igitera gucumura, umuriro n'umunyu. Ibi bintu bitatu nibyo bintu by'ingenzi bituma inyigisho za Yesu zigera ku ngingo yayo. Icya mbere ni igitera gucumura, icya kabiri ni umuriro, icya gatatu ni umunyu. Inyigisho ya mbere ni irebana n'abana bato, bisobanura abizera basha, abigisha n'abayobozi bahabwa inshingano n'ubwami bw'Imana yo kwita ku bizera bahindutse vuba, babitaho mu buryo bw'umwihariko nk'uko byari bimeze mu gihe cyo mu isezerano rya kera. Bitaga ku banyantege nke kurusha abandi, nk'uko mu muryango mugari w'abakera bitaga ku bapfakazi n'imfubyi ndetse n'abasuhuke. Yesu yabivuze mu mvugo ikakaye avuga yuko ibyaba byiza ari ukujugunywa imuhengeri mu nyanja, aho kugira ngo ube watuma umwe mu boroheje akora icyaha. Inshingano ikomeye umwizera wese afite niyo kwita ku bizera bashyashya aribo Yesu yagereranyije n'abato. Kandi aho kugusha abizera bashyashya, Kristo yavuze yuko ibyaba byiza nuko umuntu ubagusha yajugunywa mu nyanja akarohama. Ijambo ry'ingenzi gutuma umuntu akora icyaha riganisha ku nyigisho iri muri iri somo. Hari amagambo y'ishoberamahanga abiri umusomyi yahuye nayo. Irya mbere, mbese koko Yesu yigisha abantu ababwira guca amaguru n'amaboko byaba byangwa kunogorwamo amaso? Irya kabiri, mbese yigisha iby'umuriro utazima? Igisubizo ku kibazo cya mbere ni oya. Yesu ntiyigishaga ibyo guca abantu zimwe mu ngingo zabo z'umubiri. Byari bitemewe mu muco wa Kiyahudi. Uwiteka Imana akoresha igereranya mu buryo bwo kumvikanisha ingingo ye. Niba ku buryo urugingo runaka rw'umubiri, kwaba ukuboko, ukuguru cyangwa ijisho, ari ikintu gikomeye, byaba biteje akaga kangana iki kuba umukristo yakora icyaha? Inshuti mukundwa, ntabwo Kristo yigishaga abantu ko bakwiye guca ingingo zabo z'umubiri kugira ngo birinde gukora icyaha. Ikibazo cya kabiri nacyo cyahawe igisubizo cya oya. Yesu ntabwo yigisha iby'umuriro utazima. Twabibwirwa n'iki? Bwa mbere isomo ririmo ibintu bimeze nk'ibisekeje. Tekereza abantu binjira mu murwa wo mu ijuru bafite ijisho rimwe cyangwa ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe. Noneho tekereza abantu bafite ibyo byose batajya muri Gehinomu. Mbese ibyo ntibyaba bihabanye? Umuntu ufite ingingo zose akajya Gehinomu bisa n'ibisekeje. Ibintu nk'ibyo bituma umuntu abifata nk'aho Yesu yasobanuraga iyo ngingo akoresheje igereranya. Icyaha kigomba gufatwa mu buryo nta kujenjeka kubayeho, ku buryo aho kugikora byaruta no gutakaza urugingo rwawe.
kwaba ukuboko, ukuguru cyangwa ijisho. Inshuti mukundwa, kuvuga ko Gehinomu ari iy'iteka ryose, ingaruka zayo nazo zagombye kuba iz'iteka ryose. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abarimbuka ntabwo bajya mu muriro utazima, ahubwo barimbuka by'iteka ryose. Hari itandukaniro ni rinini cyane. Inshuti mukundwa, ibigendanye no kujya mu muriro utazima, ntabwo umuriro utazima uzigera ubaho, ahubwo icyo ni ikigereranyo cy'ibyigisho Kristo yigishaga. Ahubwo abantu bazajya muri Gehinomu nuko bazarimbuka by'iteka ryose, ahubwo nta muriro utazima by'iteka ryose uzabaho. Kristo rero ni umunyarukundo. Ibyo byose bikwiye kutugaragariza urukundo ruranga Kristo. Ndakwinginze kugira ngo nawe kuri uyu munsi wa none ufate umwanzuro, wumve ko ukwiye kwigarurira Kristo, ukemera kubana na Kristo mu mibereho yawe yose. Icyo nicyo ngusabiye muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka mu gusoza iki cyigisho cy'uyu munsi dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe kuri uyu munsi wa none. Tugushimiye ko wakomeje no kuturinda mu cyigisho cy'uyu munsi, tukaba tugishoje amahoro, uhabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.